Yo, muraho neza abateze amatwi Kagoma Empire. Ubu tugiye kubabwira kuri umugabo witwa Kiboke rwose wamenyekanye mu mafilime nyarwanda cyane, aho yatanze impano. Iyo mpano ni iyihe? Yatanze impano y'imodoka rwose nziza cyane ya Hyundai Tucson, ayihaye umugore we, ariko byose byagiye bituruka mu gushima ngo Imana cyane, aho yaramaze iminsi arwaye mu buryo bukomeye cyane. Ubwo burwayi rero ni ubuhe? Nibwo tugiye kugarukaho muri aka kanya. Uwo Kiboke ni muntu ki? Ibyo byose tugiye kubivugaho, cyangwa se uwo munsi mukuru yakoze yari uwo wari ugamije iki? Wakora subscribe maze ubundi tugakomezanya. Uko bisanzwe n'ubundi tugenda tubagezaho ibiganiro n'ibyo byiza cyane. Rero Kiboke ni umunyarwanda n'ubundi nk'uko bisanzwe, akaba azwiho gukina amafilime nyarwanda, aho yigeze rero gukubitana n'uburwayi igihe kinini cyane. Bivugwa ko ngo uburwayi bwe rwose ngo maze imyaka 27 yose akaba atarigeze rwose ngo agira ubuzima bwiza muri iyo myaka 27, ku buryo ngo no gushakana n'umugore we rwose ngo hagiye habaho kuba abantu baracaga umugore we intege babwira ngo umugabo mugiye gushakana se buriya kuko uramuzi ko umugabo wawe yaba ararwaye. Buriya ngo Kiboke yagaragayeho uburwayi bw'igihaha cyane, ku buryo byagezeho nyuma bikaza kumuviramo ibibazo, agezeho anyarukira kwa muganga abasha kuba yakivurwa. Uburyo rero ngo yakivuwemo, ubwo yabashije kujya kwa muganga, muganga aramubwira ati wa musore we, ikintu ugiye gukorera, genda ujye kwa muganga ahantu wagiye uca hose mu bitaro, maze unzanire amafishi cyangwa se ibyemezo bigaragaza uburyo wagiye urwara, maze ubundi ibyo bimenyetso byose mbiteranye maze ubundi mbashe kuba nakuvura mu buryo burambye. Naho ubundi igihaha cyawe kirarwaye cyane mu buryo budasanzwe. Uwo Kiboke yagiye nyine n'ubundi aragenda, kuko ajya ku baganga bose yaciyeho bamuha ibimenyetso, bamuha impapuro yagiye yivurizaho, maze ubundi abizanira wa muganga w'umudogiteri, maze abasha kureba uburyo icyo gihaha cye gihagaze. Rero ubwo Kiboke yaragiye rwose afata ibitaro arivuza, bamuhera iruhande byose barimukorera, ariko ngo igihaha kiburya ngo kiri cyaraboze, kiri cyajemo infection, uburyo ngo hari harajeho ibibazo bikomeye, barakibaze kiri cyarashatse kubora, maze ubundi baragikata. Ubwo bamaze kugikata bamuvuye neza mu buryo bukomeye cyane, niyo yabashije ngo gushima Imana. Gushima Imana rero niko yahayemo umugore we impano idasanzwe. Rero uburyo ngo ibirori byarabaye, abasitari bakomeye ba Papa Sava bose bari bahari n'abandi benshi cyane, yabatumiye ababyeyi be bishimira uwo munsi mukuru yakoze, yuko yaba yarakize ubwo burwayi. None ubwo bigeze aho ubwo mu gihe cyo gutanga amakado arangije kuvuga ibyamubayeho, umugore rero burya ngo yari mu bantu bamwiseho cyane, batigeze bacika intege kandi yaracibwaga n'intege. Ubwo byabaye ngombwa ko batangiye gutanga impano. Umugabo Kiboke yarahagurutse ashima umugore we, arangije aravuga ati rero nkubwire ikintu ubu cyambayeho mu buryo mu buzima bwanjye, mpaye impano uno mugore. Ubwo rero yafashe akanuza kado arayimuhereza, maze ubundi aramubwira ati wa mugore we, cyangwa se ubu kintu ntanze umutima wanjye wose, reka ubu ndawuguhaye nta kundi. Uwita Papa Sava rero, Papa Sava we dore ko umunyarwenya, icyo yahise yihutira, yahise avuga ati se ko umuhaye igihaha, umuhaye umutima wawe, ubu ibihaha nabyo bikaba ari nkaho ari hafi ya ntabyo, ubundi ubwo usigaranye iki? Abantu bari aho ngaho nyine barasetse cyane, ariko ibirori birakomeza. Arangije arapfundura, afunguye asanga harimo kontaki rero urumva nta kindi yari ivuze, ngo bahise ajya kumwereka imodoka ngo nziza cyane ya Tucson Hyundai. Ubu arangiye rero ubwo biragenda neza, ibirori birakomeza, harashya nyine, harashyuha.